nta bushobozi na buke ufite bwo kuba wanca mu gihugu wowe. Igihugu ntago ari icyaso, igihugu ni cy'abanyarwanda bose nta numwe uvuyemo. Wowe rero nta bushobozi ufite bwo kuwatera umuntu ubwoba ngo naza mu gihugu. Wowe uri igiki ariko jya uzi kugira ibintu ari mujya wireba ukabona koko hari power zindi ufite sha. Ubutinganyi ntibuzagushuke ngo urengere sha. Ubutinganyi ntibuzagushuke ngo urengere. Hari ibyo uvuga nkabona none watangiye kurenga imirongo. Ninjye tura nka jihad isigaye yica abantu mu gihugu. Nawe Kasuku urabizi ibintu bwose ukuntu byose byagenze. Njewe simvugira mifumbi kumuvumba, ntatera bwoba ngira, nta n'umuntu wantera ubwoba njewe. Uyu mureba hano nta nubwo njewe ntabwo wantera ubwoba rwose, nta nuwo natera ubwoba uretse kuza kwivugisha ngo yavuze ngo sinza. Nakubwiye nti umunsi wagarutse naha tuzesurana, that's it, nta n'ikindi. Njewe umuntu yamvuze ntaribi kuko nanjye simvuga abandi, ariko nimwigire hina simba cagutinda hano. Abantu mubyibuka neza turi mu bikorwa byo gufasha. Kasuku yaraje ku live aravuga ngo arananyandikira ngo reka aduhe umuntu tumufashe. Uri kumva? Mu ntega amatwi jewe mbibabwire. Noneho abamama barabyibuka, abo mu Bubiligi, abo muri Canada nabo muri Amerika, mwese ukuntu mwoherezaga amafaranga ngo dufasha abantu muri kiragihe cya corona. Na nyuma yahe niwe mubyibuke neza, we yaraje aduha abantu ngo tubafashe. Aduhaye abantu ngo tubafashe, dusanga nimba araduhaye nyina wabo, nimba ari nyirasenge, aduha ibintu byinshi, atubwira ibintu byinshi. Ari naho nakuye ibya papa we, ndicecekera nta nubwo ngomba kwibazanira hano. None harongera aduhundi abo bamama, abo bantu bari mu Bubiligi murabyibuka, harimo abantu bari mu Bubiligi mwazanye amafaranga ngo tujye gufasha. Andi ikindi gihe aduhereza umuntu ngo tumufashe, dusanga ni ngewe sanga ni murumu shu umuntu uri muri Amerika udashobora gufasha famiye ye agatangira akaza kayisegera hano. Uri kumva? Niho havuye icyo kintu. Noneho arangije, mwumve gatoya, tuza kuvugana burangiye naranamublokinze. Araza aravuga ngo hari ibintu ashaka ko dukorana. Amafaranga sibwo wampemba wayakurahe. Arangije avuga 400 sheri, amafaranga 400 mfata nkajya muri Simba nkasohoka shize. Njewe ngo yampembe. Naramubwiye nti nimpereza abakozi bawe nkabane mbaguhembere. Uri kumva? Arangije ngo ikindi ngo jewe ngo nkorana hafi ngo na leta y'u Rwanda, ariko yivugira ubwo abinyibwirira ngo twajya tugira byinshi dukorana. Ndababwira niye uri umuvugizi wa guverinoma gutyo ngo nongo mucikaho nto ndamuhunga ahantu hose n'ikigaraho mubonye simba nkeneye kwegerana nawe kuko nta nubwo rwose never. Ubwo rero we Kasuku urabizi ibintu bwose ukuntu byose byagenze. Njewe simvugira mifumbi kumuvumba, ntatera bwoba ngira, nta n'umuntu wantera ubwoba njewe. Uyu mureba hano nta nubwo njewe ntabwo wantera ubwoba rwose, nta nuwo natera ubwoba uretse kuza kwivugisha ngo yavuze ngo sinza. Nakubwiye nti umunsi wagarutse naha tuzesurana, that's it, nta n'ikindi. Ibyo byo ndumva bihagije. Yes utazansuzugura n'umunsi n'uyu n'umwe. Wowe Kasuku, wowe urangije, niyo mpamvu ahoza mu kanwa ntuka. Nta ribi n'ubu ngubu ndabizi. Uraje uri kumva mu bantu uza guhungeta usa nk'ushaka kugira, ntago mbamo, ntuzanatusha ahubwo upo nabikubwiye ngo ngwiki wowe Nikodra onkorera kuri YouTube nako kuri Instagram, wowe ukora amarayiva 2 n'ibiganiro nk'icyatanu, ikikwereka yuko wana deprimye. Yes, ubu ugomba gukora amarayivu n'ibiganiro nk'icyatanu, ariko ni hano nge se nabuze content. Ntabwo nabuze content,
ariko kuko naravuze navuze nireka aho wahereye reka ngwe ka content byibura sibyo nakubwiye ni uzambara ipantaro ukora ibiganiro igihe kingana n'icyumweru ipantaro nzakubwira nzahita nkubwira ikindi mumumbarize muti umukobwa mwakundanaga witwa Nadege mwamaranye imyaka 8 mbazanira izanyu utu witwa Nadege mwakundanye imyaka 8 uti yagutaye kubera iki we utajija unatahaya ubwo jewe rero ubu ngubu rero muravuga ngo sho nibwo zigitangira uwitwa Nadege mwakundanye imyaka 8 mwapfuye iki yagutaye kubera iki nikoda na sheri nta muntu wamfungisha sheri humura muhumure nta wamfungisha niko uwitwa Nadege mwakundanye imyaka igera ku 8 mwapfuye iki baranguze zose Nadege munyandikiremo hano ngo Nadege yagutaye kubera iki yagutaye kubera iki ubu nkubwire ahaherereye mwandike hano ngo Nadege munyandikira hano ngo Nadege mwakundanye imyaka 8 mwapfuye iki nkurabure ndaje nitwa Jihad munyandikira hano ubu nibwo shozi gitangira nari narakwihoreye igihe kinini umpagararaho igihe cyose umpagararaho we wabuze content nta content ugira abakozi wakoreshaga inahangaha mu Rwanda nta numwe ugisigaranye waragiye urabambura uretse ko bamwe Imana yagiye bagirira neza nubu kubera ko bataye akazi kawe kubera nta nakazi bafite ugenda gusa ubayeho mu bwesikoro bwinshi abana urabadeprimisha ukajya uhora ubizeza ibitangaza uri kumva mumbwira abantu bose bagiye bakorana ubu bari kumwe n'ibande we nta soni uza ubeshya abanyarwanda mukodesha utudukuri ngo nama office bamwe na bamwe bakaba hosting igikondo ntuzanire wari uguhe gustinza igikondo ya studio yagiye hehe niwe gusabye ama studio y'abandi uri kumva ntabwo wakoresheje urubyiruko hano ukirirwa urwambura birirwa badepima Imana bamwe ntiyagiye bahereza akazi ntibameze neza ntubona ukuntu bameze neza bikakubabaza ukaba wifuza yuko bamera nabi gicucu ruganzu warangiza ukaza kunshingaho we narakubwiye ngo ikintu cyanamubabaje cyane yaravuze ngo ngewe ndashaka gukorana na Jihad ndamuhakanira ndamubaza ariko ubundi we wampemba ngahe ngo naguhemba nko 400 ku kwezi ntisa musubiriremo 400 my dear mbikubita mu modoka ntajya muri Simba nkaza birangiye yes abana wakoresheje bose barihe bamwe ntibagendaga batwara kamera n'ibiki byose hanyuma mbwira Nadege mwapfuye iki icyo cyo nicyo ngusaba we Kasuku mbere yuko uza no kumpagararaho nta soni uribuka dufasha bene wanyu tukabafungurira mwene nyoko murumuna wawe tukamufasha inzara igiye kumutsinda mu nzu uri kumusabira ugira ngo ni rubanda uri gusabira kumba ari murumuna wawe kamani nyogoseye kamani nyoko wanyu ntago waruraho risiba twisitwe twabafashaga we rekanze noneho sasa nta soni warangiza ukaza kumpagararaho ariko iza Nadege zozo nzazibazanira hano abashu muhumure nta soni mwapfuye iki Nadege da buretse gato aho yahereye kumureka sibiki kumureka ibiki aho yahereye ngo njewe ngo ibiki nibiki mu bantu wirirwa uvuga bakaceceka wahereye kera ugenda winjira mu famiye y'abantu yatuku tukafamiye z'abantu ugira gute njewe tebisoboka uzaze kumpagararaho ntuza kuko njemba ngomba kuguha show of course njemba ngomba kugira ngo unabone udufaranga sibyo kubera yuko utanamvuze ntago wakurikirwa
utamvuze nta muntu wagukurikira, wowe utamvuze ntiwakurikirwa, ariko njyewe Jihad wumve nta nubwo nshobora kugufata ngo ngushyire mu kiganiro cyanjye byibura n'umunota umwe, wumva ukuntu unaciriritse imbere yanjye, uri igicucu ganzo, warangiza ukaza we Jihad bra 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 bra, niko ngo Jihad wamutingagiwe, niko Nadeje mwapfuye iki? Numara kubwira abanyarwanda icyo wapfuye na Nadeje, nzagusubiza nutakibabwira nzaza hano nkibibwirire. Nta soni aho umuntu aba yakwihoreye urazi ugatuka buri giti n'umugenzi. Njyewe kuvuga simbyanze, ndavuga pe, nanjye mvuga, abandi mujye muza nanjye mumvuge, ariko hari igihe mukabya buriya mujye munareba, hari n'abantu ntajya nsubiza mwarabonye. Wowe rero nkubwire Kasuku ukuntu ufite agaciro nka kabajiya imbere yanjye, ukuntu ufite unganya agaciro nka kabajiya. Nje nkora live y'iminota 30, ukora live ugakora na TikTok, ukajya no gukora ikiganiro, ukongera ukicika Jihad mureba, Jihad w'umutinganyi, Jihad narakubwiye ngo paka upfuye nzakuzengereza mu mutwe paka, kuko nzahora mu mutwe wawe nk'isereri. Uri gukora ibiganiro kirasiku, ndashaka kuza buri weekend nzajya nzangutemo nguhereze ka content. Ufite agaciro nka kabajiya imbere yanjye, bajiya unazijuye. Umva icyambere nkubwira, utamvuze abantu ntago bashobora kuza kukureba. Niyo nakora ikiganiro sinagushyira kuri thumbnail yanjye, wumve ko ntanagushyira kuri thumbnail yanjye, wumva agaciro gacu ufite. Sinagushyira kuri thumbnail yanjye kubera yuko niyo sinshobora kwicara mu kiganiro ngo nkuvuge, ntago bishoboka. Live nzajya nzanguhereze ka content utware, mpereze n'abandi hano bagende bikorera utuntuze biri codingira. Uri kumva? Njyewe sinshobora uza nabaze nawo Kim, ntiwiri gutera ubwoba abantu nguza bakubitisha imitwe, ntago bihari, ibyo byose ntibihari, kubera yuko bagutaye bakubuka. Urinda ushyiraho ngaho, nushobora gukoresha abakozi ubasha guhemba. Abantu bose bakoze iwawe warabishyuye, nibonye wowe abantu bose bakoze iwawe warabishyuye. Igihe cyose Jihad nje ndababwiye ngo utanavuze ijambo ngushyiremo Jihad nta nubwo wahumeka. Ikikubwira ko naguteye depression, njyewe umva urwaye taki yanjye nyine ugomba kwivura, wandushiwe. Uri kumva Kasu umva, sindanakubwira kuko nshobora no gufata ama video yawe yose wirirwa uraho ngaho wacyuzinga umuntu kuyatwara muri ambassade ya Amerika n'ejo mu gitondo. Kasu ntunatushe rwose icyo rwose, kandi hari umunsi nzabyuka gutya byagubutse nkayajyanayo, tuzarebana cyandi i Kigali. Utamvuze ntiwabona content, icyo cy'abanyarwanda bacyumva. Nzabatama ibya Nadeje nimwiturize. Kasu barawe Jihad rero ese ubundi ukora ryari ko abandi banyamerika baba bari mu kazi, uragakora se ukagera amasuka kamaramo kangahe? Uba waga ubundi nkubaza ukora ryari? Ubundi uzamba barira umbwire ukora iki ko mwirirwa muza mubaza abantu ariko ubundi abantu bakora iki? Nabikubwiye ngo aho muri Amerika wirirwa ubwera Kasu, njyewe nabikubwire neza, hari igihe nzabyuka byagubutse, nzahita afata ama video yawe uri kunduka, kuko njyewe nanjye ntwara yanjye, ubundi turebane. Nzabazanira iby'amatwi ya nyatarumva, Nadeje mwapfuye ikidada. Kumva Jihad, njyewe nabikubwiye ntago ndagafu kivugwa rimwe, nundi wese rwose abizirikane. Ndikorera ikiganiro ngo Jihad yashatse kuvuga gutya, ahubwo nimuzituranguze nkomeze numva izanyu. Ubundi ikindi abashuejo mbafitiye show ya danje,
muriumva mumenisikia vizuri, mbafitiye show ya danje. Umva, urikumva, mbafitiye show ya danje. Okay, mbabari tuzinduke, kuko mbafitiye show muzajye kuri The Dynamic. Ja ngo azaguteza RIB. RIB ni y'abanyarwanda, ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rw'igihugu, ariko ntago ari urw'umuntu umwe. Zaguteza RIB. Njyewe nta muntu uzanduka ngo mwihorere muri iyi mihanda niyo byagenda gute. Oya, ntabwo bishoboka. Mfite interinete, mfite telefone, iyo yaba yapfuye najya kugura indi. Uri kumva mama wowe mureke mbere mubaze byibura abakozi nk'icumi yakoresheje, buri muntu wese ari kurira. none se nimba nasiramuye agapipi kanjye aragashaka hiki, aragashaka iki nimba kadasiramuye? Yaragashaka hiki ko numva kamubabaje. Ubabazwa n'igitsina kitari icyawe, nje sinshobora kubazwa n'igitsina kitari icyanjye, mbabazwa n'icyanjye. Wakwica kubazwa n'igitsina cyawe ngo ba muri Mongariya. Ni Mongariya koko. Niko aho wakoraga. Buretse sinshaka kuvuga ibintu byinshi kuko sindaza neza, ngiye nkubwira n'utuzi wakoze bagenda batukwirukanamo. Uri kumva wowe ntago umva. Weekend nibwo mbona umwanya wo gukora amalive. Kuko indi minsi yose mba ndi busy and booked, mba ndi mu kazi. Urumva? Ese ubundi this way ngo agapipi ngo kadashira. Umuntu w'umugabo arazwi ishinga nuko igitsina cy'undi mugabo kidasiramuye. Ahubwo ufite ikibazo wowe, ufite ikibazo. Ntabwo nzahantaba, ufite ikibazo. Mbabarira nkubaze, umuntu w'umugabo ushobora kwicara nkahangayikishwa n'igitsina cy'umuntu hano kidasiramuye ngo nkikoreshe iki se? Ngo nkirye, nkiteke, nkitogose, nkikoreshe iki? Umuntu w'umugabo ashobora kurazwa ishinga n'igitsina cy'umuntu kidasiramuye? Tujye tubwizanya ukuri ngo gikoreshe iki se da? Ahubwo bagufate bagucungire hafi. Uri kumva? Bagucungire hafi. Ariko mbabazi, uwo nise umuntu, uwo nise imifupa ninde? Uwo nise imifupa ninde? Niko uwo muntu witwa gutya nanjye mumunyereke dukomeze. Ubu ntabwo ushobora gushyira ngo jihadi umutinganyi. None se ibyo birazi ishinga? Wabuze content. Nureba n'ubu tuvugana aratomboye. Jihad aramvuze, ubwo Jihad amvuze reka nkwereke, reka nshyireho. Umara icyumweru wambaye ipantaro ukora ibiganiro, icyumweru kandi wambara ipantaro zihinduye, utambara imwe. Umara icyumweru wambara ipantaro ukora ibiganiro buri munsi umvuga, sibyo? Kandi ipantaro idasa nk'iyo wambaye ejo. Nuzibona uzangaye. Ufite ubwo bushobozi bwazo. Wabuze amafaranga yo kwishyura abana babandi, warabambuye, baranakwihoreye, wirirwa bagendaho babuze ibwami no ku karubanda. Warabambuye barakwihorera. Urumva? Urabambura, baraceceka, bagerageza kurwana n'ubuzima, babaho. Ugira ishyari, nicyo kibazo cyawe. Uri umunyeshyari, uri nenugu, uri nakasajya,
uri umunyeshyari mubi wowe uzanicwa n'ishyari ryawe. Ibyiza rero uri kumva, ibyiza wareka ishyari. Nubona ipantaro shaho nakubwiye nkeneye ndabigusabye, njyewe mbikubwiriye hano kuri live kuko sinshobora gukora iki